Muraho neza nshuti bakunzi ba Comeka TV. Iki ni ikiganiro amateka y'ahantu ndetse n'ibyamamare bitandukanye byo mu isi. Ngiye mugiye kubana mu kiganiro, amazina ntajya ahinduka, nitwa BYT. Mbahaye ikaze. Alexander the Great abenshi mumubona mu nyandiko z'amateka zitandukanye, gusa icyo wamenya kuri uyu mugabo nuko yavukiye mu mujyi wa Pera, akaba ari mu gihugu cya Macedonia, ubu kiri mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'Ubugereki. Yari umwana wavukiye mu muryango ukomeye cyane, akaba yari umwana w'umwami Philip wa kabiri ndetse na nyina w'umubyara witwaga Olympias. Uyu Olympias akaba yari umukobwa w'umwami w'Abaroma. Ubuzima bwa Alexander the Great wavutse mu mwaka wa 356 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Duhereye ku rugendo rw'ubwana bwe kugeza abaye umwami niho wasobanukirwa neza. Reka tumanze dusome ku mazi, turagaruka mu kanya tuvuga ibigwi ndetse n'amateka yaranze uyu mugabo Alexander the Great. Wowe icyo usabwa muri aka kanya ni ukumanza wakanda subscribe. Murabizi ndi byose ku mubum, ni BYT umunyakuri. Reka tugaruke tuzanye inyandiko zibyemeza zivuga kuri umugabo Alexander the Great, maze musobanukirwe byinshi bitandukanye mutari muzi kuri uyu mugabo. Uyu mugabo ni umunyamateka, azwi cyane ku bintu bitandukanye kandi yahinduye byinshi muri iyi si. Nk'uko twabivuze rero, uyu mugabo Alexander the Great kubera ko yavukiye mu muryango ukomeye cyane, nk'uko twabyumvise haraguru, yari umwana w'umwami wa Macedonia. Ibyo byamuhesheje amahirwe yo kubona uburezi bwiza bwibanda ku bumenyi bw'ingabo ndetse na filozofi. Muri icyo gihe ababyeyi be bifuzaga ko yazaba umuntu w'umunyabwenge kandi akazavamo umuyobozi w'icyitegererezo. Bivugwa ko mu myaka ye y'ubwana yamenyekanye nk'umwana w'umuhanga cyane kandi agira umurava. Mu rugendo rwe rw'amashuri yakomeje kwiga filozofi, imyemerere ndetse n'ibijyanye n'ubumenyi bw'isi. Ibyo byose yabifashijwemo n'umwarimu w'umuhanga cyane, Aristotle. Nyuma yo kwiga niho Alexander the Great yatangiye kugaragara nk'umuntu ushoboye kandi wifitiye icyizere. Ku myaka ye 16 gusa niho ise umubyara Philip wa kabiri yamutumye kuyobora ingabo za Macedonia mu ntambara. Nubwo Alexander the Great yari afite ubushobozi bukeya bwo kugaba ibitero, ariko bivugwa ko ibyo bitamubujije gutsinda urugamba, aho yaje gutungurana akigarura umujyi wa Thebes. Iki gihe yahise agaragaza imbaraga z'ubuyobozi bwa gisirikare ndetse n'ubushobozi bwo guhangana n'abanzi. Bitewe n'uburyo ki uyu Alexander the Great yigaragaje muri iyi ntambara yari ari kurwana, yahise afatwa nk'umuntu w'icyitegererezo kandi ushobora kuzayobora mu gihe kizaza. Ariko rero haje gucamo iminsi mikeya nibwo byaje kurangira uyu mwami Philip wa kabiri ari we se wa Alexander the Great yitabye Imana ku tariki 20 z'ukwa cyenda mu mwaka wa 336 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Philip bivugwa ko yishwe n'umwe mu bari abarinzi be. Byaje kumenyekana ko uyu mugabo Philip yapfuye cyangwa se yitabye Imana. Tudatinze ku rupfu rwa Philip, wenda nabyo twazabigarukaho ku buryo bwimbitse, munyemerere dukomeze ku rugendo rwa Alexander the Great nyuma y'uko ise umubyara yitabye Imana. N'ubundi gahunda uyu munsi ni ukumenya uburyo ki Alexander the Great yakuze ndetse n'ikintu cyatumye ajya ku buyobozi. Ese waba wibaza byaba byaragenze ute nyuma y'uko agera ku ngoma? Reka dukomeze tudatinze rero. Ntabwo haciyemo iminsi myinshi cyane, dore ko uyu Alexander the Great yahise asimbura se umubyara, ahitaba umwami wa Macedonia kuva mu mwaka wa 336 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Mu bigaragara ni uko Alexander the Great yari akiri muto cyane, dore ko yagiye ku buyobozi afite imyaka mike cyane, imyaka igera kuri 20 gusa.
ariko mu makuru make twabonye haraguru nuko yari yarize byinshi bitandukanye mu bijyanye n'ingabo, kandi mwibuke ko yigeze gutsinda intambara bigahita bimuhesha icyizere ndetse n'ubushobozi bwihariye. Bidatinze uyu mugabo Alexander the Great yahise agaragaza impinduka mu butegetsi, aho yahise ahindura imiyoborere y'Abamasedoniya, yahise ashyira hamwe n'ingabo za Masedoniya kubera ko n'ubundi ise umubyara Philip akimara gutanga. Izi ngabo ze za Masedoniya zagumye kuba ari ingabo n'ubundi muri iki gihugu. Uyu rero Alexander the Great akimara kugera ku buyobozi yahise afatanya n'izi ngabo zari izase kugira ngo zijye zimufasha mu bikorwa bitandukanye harimo n'ibijyanye na gisirikare. Muri icyo gihe ingabo zamwakiriye neza nk'umuntu w'ingenzi, zimugaragariza urukundo nk'abantu bagiye gukomezanya urugendo. Mu ntekerezo za Alexander the Great nuko yari afite intego yo kwagura ubwami bwe, nk'uko ise umubyara Philip wa kabiri nawe atarapfa intego ye kwari ugukoloniza ibihugu byinshi byo mu burasirazuba. Ubwo rero Alexander the Great akimara kugera ku ngoma yakomerejeho izo ntego zose, kandi bivuga ko yazigezeho, dore ko yabaye umwe mu bayobozi b'ibikomerezwa mu mateka, kuko bivuga ko yageze no ku rwego rwo kuyobora ubukoloni bw'Abagiriki ndetse n'Abaperisiya. Bivuga ko yakomeje agera no mu bihugu bitandukanye by'isi, aho yageze muri Aziya, agera no muri Afurika. Ikindi kivuga kuri Alexander the Great nuko igihe yari mu rugendo rw'ubukoloni yagerageje kwagura umuco n'amateka by'Abagiriki. Si ibyo gusa, kuko yagize impinduka mu nganda z'ubuyobozi mu ngeri zitandukanye z'ubukungu ndetse n'ubucuruzi. Gusa nubwo yakoze ibyo byose ntibyamukundiye gukomeza kuyobora, kuko ngo muri ubu buzima urupfu ntabwo ruteguza. Ubwo hari ku itariki ya 10 Kamena mu mwaka wa 323 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, nibwo hamenyekanye inkuru ivuga ko Alexander the Great yitabye Imana. Byaje gutungura abantu batandukanye, kuko nibwo yari amaze kuzuza imyaka y'imike cyane 32 y'amavuko. Alexander the Great yapfiriye mu mujyi wa Babylon uherereye mu gihugu cya Iraq kugeza kuri uyu munsi. Amakuru dukura mu nyandiko zitandukanye nuko Alexander the Great yaba yaranduye indwara y'ubushuhe bukabije cyangwa se icyitwa fever mu ndimi z'amahanga, akaba ari nacyo cyatumye abura ubuzima. Gusa abandi bavuga ko Alexander the Great urupfu rwe rwatewe n'umunaniro ukabije, stress ndetse n'ubuzima bukomeye yaba yaranyuzemo nk'intambara yarwanye twabonye haraguru zitandukanye. Gusa ikindi wamenya kuri uyu mugabo Alexander the Great nuko mbere amazina ye atitwaga gutya. Mbere yuko aba umwami ntabwo yitwaga Alexander the Great, ahubwo yitwaga Alexander wa gatatu wa Macedonia. Bivugwa ko Alexander the Great yarifashe ari uko amaze kuba umwami, nibwo yakoze ibi bikorwa bitandukanye kimara kuba umwami, agahindura byinshi bitandukanye, bahita bamwita Alexander the Great. Mu by'ukuri rero niba wamaze gukanda subscribe, iyo ni inkunga ikomeye cyane. Aha niho dusoreje amateka yaranze Alexander the Great. Igitekerezo cyawe ni ingenzi ikomeye cyane. Mwari muri kumwe nanjye BYT, naho mu kiganiro cy'ubutaha.